Ngaha turi mu mujyi wa Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tugiye mu gikorwa cy'igihugu ko nabyita igikorwa cy'ubwoko, aho tugiye mu gikorwa cyo kuvugira ubwoko bwacu bw'abanyamurenge bumaze iminsi butotezwa, bwicwa, jenoside bukorerwa mu gihugu cyacu cya Repubulika Iharanira Demokarasi Rusange ya Kongo, aho tugiye kwamagana leta ya Kinshasa ndetse n'iyo Burundi iyobowe na Ndayishimiye Evariste bakunze kwita Neva. Nagira ngo uko mubibona, igitumye nkora iyi video ndashaka kugira ngo mbereke bimwe na bimwe aho ibihugu bimaze gushikaho mu bikorwa byiza, ariko biciye mu kintu kimwe gusa, mu kintu cyitwa ngo ni ubufatanye n'ubumwe mu gihugu hose. Ibi bintu mureba, aya mazu mubona meza, yubatse neza, asa neza, agaragara neza, izi modoka mubona mu mihanda zigenda ari nyinshi cyane, ibi ntabwo ari ibibumbano by'Imana yabumbye ikabizana ku isi. Ibi bintu byose ni amaboko y'abantu biciye mu mbaraga z'Imana. Ibi rero nshatse kugira ngo mbibereke, kugira ngo twongeye kubaramutsa mwese abakunzi bacu, abakunzi ba Segatarama Official, aho muherereye hose ku migabane itandukanye. Nk'uko mubibona amavideo, mureba amashusho, ahangaha turi mu mujyi wa Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tugiye mu gikorwa cy'igihugu ko nabyita igikorwa cy'ubwoko, aho tugiye mu gikorwa cyo kuvugira ubwoko bwacu bw'abanyamurenge bumaze iminsi butotezwa, bwicwa, jenoside bukorerwa mu gihugu cyacu cya Repubulika Iharanira Demokarasi Rusange ya Kongo, aho tugiye kwamagana leta ya Kinshasa ndetse n'iyo Burundi iyobowe na Ndayishimiye Evariste bakunze kwita Neva. Nagira ngo uko mubibona, igitumye nkora iyi video ndashaka kugira ngo mbereke bimwe na bimwe aho ibihugu bimaze gushikaho mu bikorwa byiza, ariko biciye mu kintu kimwe gusa, mu kintu cyitwa ngo ni ubufatanye n'ubumwe mu gihugu hose. Ibi bintu mureba, aya mazu mubona meza, yubatse neza, asa neza, agaragara neza, izi modoka mubona mu mihanda zigenda ari nyinshi cyane, ibi ntabwo ari ibibumbano by'Imana yabumbye ikabizana ku isi. Ibi bintu byose ni amaboko y'abantu biciye mu mbaraga z'Imana. Ibi rero nshatse kugira ngo mbibereke, kugira ngo mubone ko mu gihe cyose dufite urukundo, dufite ubumwe, abanyekongo bose igihe twese tuzicara hamwe, amoko yose atandukanye, aho muzoba muri hose, mu gihe cyose muzumva ko tugomba kubana mu gihugu, tukabana mu mutekano, tukabana mu bumwe, ubwoko bwose bukumva kuko butagomba kumaraho ubundi, icyo gihe natwe tuzagira amahirwe yo kubaka ibintu bimeze nk'ibi ngibi. Ibi bintu Amerika ntabwo yabigezeho umunsi umwe. Amerika ni igihugu cyakoronijwe nk'ibindi bihugu byo muri Afurika byagiye bikoronizwa, ariko mu gihe umunsi batahuye ko bagomba gukorera hamwe, bagomba kugira urukundo, bagomba kumva ko bashishikajwe no kubaka igihugu cyabo, ibi bintu byose byarashobotse. Amerika ni igihugu gifite umutekano, nubwo hose bapfa, hose barahamba, kimwe no muri Afurika ahandi hose, ariko bagera ku bintu byinshi kubera kuko bamaze kumvikana ko bagomba kubaka igihugu cyabo. Intambara irasenya, intambara ntabwo yubaka. Ibi bintu byose, reka murebe aha hantu hariho imihanda myinshi ica mu kuzimu, ica hasi. Ushobora gutekereza ngo wenda ibo si abantu babikoze, ushobora gutekereza ngo wenda Imana yabagiriye faveri, bo bavukira ahantu babana n'abamarayika. Ntabwo ariko bimeze. Ibi ni ibintu byubatswe n'amaboko y'abantu, ibi ni ibintu byubatswe n'imbaraga zabo, kubera ko bafite ikintu kimwe gusa, bagamije kubaka igihugu cyabo, kugiteza imbere. Iyo mubona rero abanyafurika benshi
duharanira kugira ngo ico tugeza muri Amerika twifuza kugera muri bihugu by'abazungu nuko batakaje imbaraga zabo, batakaje ibintu byo kumva ko bagomba kwikunda, ibintu byo kumva ko hari ubwoko bugomba kwica ubundi. Amerika igizwe n'ibihugu byinshi by'abanyafrika bituyemo hano, bafite ubwenegihugu bwa Amerika kandi si abanyamerika bakavukire, ariko kubera ko bahatuye imyaka myinshi mu buryo bashatse kugira ngo bubake igihugu cyabo, bumva ko bagomba gusanisha abaturage bose, ibiremwa byose byo mu isi, bakumva kuko ikiremwa cyose ni ikiremwa cy'Imana, n'umuntu wese ni nkundi, ni nka mugenzi wiwe. Nico gituma rero Amerika imeze uko imeze uyu munsi, tuyifuza umunsi n'umunsi ko bwene uko bwije, tugaharanira kumva ko tugomba kuja muri Amerika. Rero bakunzi bacu, ndagira ngo mbinire ahangaha mu magambo makeya, ariko icyo nshaka kubabwira gusa nuko mwese mwabasha kuzo. Reka duheze mushiki wacu nawe agira akantu kamwe atubwira, hanyuma kuko ibintu ni byiza twene dusangira amagambo, reka natubwire. Nkuko mukomeje kubibona, turi mu nzira tujya kuvugira bene wacu baririya muri Kongo, nubwo twege turi muri Amerika ariko natwe ntago intambara twayihagaritse. Nkuko umuvandimwe yabivuze, iki ni igihugu giteye imbere cyane, gifite amazu, gifite umutekano, gifite ibintu byinshi byiza, no kubera ko abantu bose bari hamwe. None dushishikarije abantu bose gukomeza kugira ubumwe n'abantu bene wacu, gukomeza kurwanira bene wacu baririya muri Kongo, aho waba uri hose, aho waba uri muri Kenya, mu Bugande, mu Rwanda. Uruhare no rwacu twese, intambara ni yacu twese. Murakoze. Hanyuma ugifite mikrofone, reka ngubaze akabazo kamwe, nguko bireba iki gihugu cya Amerika warubivuze cyane, niki wabwira abantu bose b'ubwoko bwacu bw'abanyamurenge? Hari benshi batabonetse muri iki gikorwa nubwo tutarakigeramo, igikorwa nyirizina cyo kwamagana izi leta mbi zihora zica abanyamurenge n'abatutsi muri rusange bo muri Kongo, kizaba ejo kuwa mbere ku itariki 24. Uyu munsi turi ku cyumweru, ntabwo turagera mu gikorwa nyirizina. Niki wabwira nk'abanyamurenge bandi, cyane nk'urubyiruko, nawe urubyiruko, wabwira benshi batari hano? Nkuko nari nabivuze, uruhare n'urwacu twese, intambara ni yacu twese, turi amaboko y'abantu baririya iwacu. Ushobora kuba utagiye ariko umusanzu wawe urakenewe, imbaraga zawe zirakenewe, awareness yawe irakenewe. Udashobora gutanga amafaranga, ariko ushobora gupostinga kuri social media ukabasha kubwira amahanga ibiri kubera iri iwacu. Ariko cyane umusanzu mu buryo bw'amafaranga, gukomeza gusapotinga abantu baririya, tugakomeza tukabafasha mu buryo bw'imibereho, mu buryo bwo kubashakira ibyo kurya, uburyo bwo kubashakira ukuntu bakomeza babaho hagati muri zino ntambara. Murakoze cyane. Hanyuma reka duheze nawe, turi kumwe n'undi muntu hano, ariko aratwibwira. Nta kibazo, tubwire. Ntashatse kwivuga amazina ariko nta kibazo, natubwire, twire icyo tubwira nawe. Murakoze. Ngira ngo uyu mwanya mbanze nshimire abantu bose bafashe uyu mwanya wo kuvugira ubwoko. Imbaraga za buri wese zirakenewe, ubukewa abantu kudafatanya n'imbaraga nke baba bagaragaza. Ariko abahagurutse bose, abapapa, abamama, abasore, b'abakobwa n'abahungu, ni byiza ko abantu bose bagomba guhaguruka kugira ngo tubashe kuvugira ubwoko ndetse no gutabara. Iyi ni inzira imwe, ariko hariho inzira nyinshi zo gutabara. Buri wese rero icyo ashoboye agomba kugikora kugira ngo ubwoko bwacu ndetse n'igihugu cyacu tubashe kubona amahoro ndetse n'umutekano. Murakoze cyane. Murakoze cyane ku butumwa bwiza, mukomeze guheza abantu bose. Reka mbashimire mwe mwese, mukomeze mudukurikirane. Ejo ni itariki 20 z'ukwezi kwa 4, ubwo azaba ari kuwa mbere. Twebwe ahangaha murambabarira, nari nateshaguzwe, nari navuze amatariki atariyo, ariko ejo azaba ari itariki 20 nibwo icyo gikorwa nyirizina kizaba. Reka mbashimire mwese mwari mukomeza kudukurikira, asigaye mukomeze mugira ibihe byiza. Ciao ciao.